Muraho mwese, chano yanjye ni Eugenie Family, amazina ni Nyirahategekimana Eugenie. Ndifuza ko kuri chano yanjye nazajya mbagezaho ibintu bitatu. Hari iby'umubiri, iby'ubwenge n'iby'umwuka. Iby'umwuka nyura byumva n'ijambo ry'Imana. Hari ibintu byinshi nzagenda nibandaho, hari utuntu tw'ubumenyi njya menya. Akenshi nkunda gukoresha ikintu nkakireba gutya mu maso yanjye, nkavuga ni iki kintu ushobora kuvamo iki ngiki, iki nakibyazamo iki ngiki. Ibyo rero nibyo tuzajya twibandaho cyane. Kuvuga ngo nzajya mbereka twadukoresha umugira mu rugo, niyo mpamvu nashyizeho family. Nzibanda ku bijyanye no mu rugo. Ni ibintu nkunda indabo, hari utuntu tuzajya dukora mu ndabo, hari utuntu tuzajya dukoresha twakora indabo. Hakunda inkoko, ariko ntabwo ari inkoko gusa, nkunda ibisimba muri rusange ibyiza, ariko nk'inzoka nzirana nayo ntabwo nayibashishikariza. Ubwo rero tuzajya tureba no kuntu inkoko, famille y'inkoko zibaho, ukuntu ushobora no korora inkoko, wanatangirira ku nkoko imwe ukaba wagera ku nkoko nyinshi, si ngombwa guhera kuri byinshi. Ibintu tuzajya twibandaho cyane ni uburyo bwo kugenda dukoresha utuntu dutoya tukabyazamo ibinini, dutoya tukabyazamo ibinini. Dukomeje rero ndagenda mbagezaho byinshi, kanya gato ndabereka ibyerekeranye n'ibyo mu nkoko n'ubuzima bukeya bwazo. Tuzajya tugenda tubibona ibindi ko iminsi igenda yicuma. Mwebwe icyo musabwa gusa ni ukunkurikira, mukabimenyesha bagenzi banyu, tukahorana mbese. Ndizera ko muzaba inshuti nziza, kandi ibyo tuzageraho bizagira umumaro cyane. Hari n'ibyo nzabigisha ushobora gukoramo business. Ngiye ntari nakozemo business, ariko hari ikintu nakwigisha ukaba wagikoramo business kandi kikaba cyagutunga. Ndizera ko rero turi kumwe dukomezanyije mu bintu byose tuzajya dukomezanya. Murasabwa namwe kujya mugira icyo mubivugaho, icyo mushima mukishime, icyo munenga mukinenge, kugira ngo nanjye mbone ingufu zo gukomeza kumenya ibyo mukunda n'ibyo nibandaho cyane.